Iyo mwongeye kwirwa bakunzi bacu mwongeye kwirwa nk'uko bisanzwe nangira mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Gahunda ni turacyari babandi ntabwo twahindutse nk'uko namwe muyibona. Nshobora kuvuga ati turacyari babandi ukibaza ati ese uyu muntu kuki ari kuvuga ngo turacyari babandi. Nta yindi mpamvu ndi kuvuga ati turacyari babandi nuko umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda uzwi nka King James, navuga ko ari umwe mu aba legend dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa, agiye kuba yasohora indirimbo yise turacyari babandi. Uyu muhanzi King James umwe mu bahanzi bakunzwe cyane, natinya kuba ko bakunzwe nubwo amenyereweho akantu kuko arahora yishyuzwa ubukwe n'abakunzi aho bahora bambwira ati ese urakora ubukwe ryari, ese bimeze bite, ariko we akaba atararekana n'umuntu bakundana na rimwe, nubwo amwe mu makuru dufite navuga ko tudafitiye gihamya neza, avuga ko King James ari kuba yateganya ubukwe mu mwaka utaha cyangwa se muri aya mezi ya nyuma y'uyu mwaka n'umuntu uba mu gihugu cyo kitari cy'u Rwanda, nyine uba mu bihugu byo hanze. Ndakeka uba mu gihugu cya Amerika, aba muri Amerika kabisa. Nicaka reka mbivuge, niyo makuru dufite nubwo ataramenyekana neza, ariko biravugwa ko King James ari hafi kuba yakora ubukwe nubwo we atarabitangaza, ndetse kandi niyo bakomeje kumubaza kuri icyo kibazo akirenza kamera nk'atacyumvisha. Uyu King James kandi aheruka gusohora video bita uyu mutima, imaze kurebwa n'abantu agera ku bihumbi 230. Akaba yatangaje ko agiye kwasohora indirimbo bita turacyari babandi. Akaba ari indirimbo yitezwe n'abantu benshi, akaba ari indirimbo kabisa ubona ko nyine ni indirimbo abantu benshi bategereje, kuko King James harashize igihe kinini atabarekura indirimbo, nubwo muri aya mezi arimo arabakubita nta guhagarara kabisa, nyuma yo kuba yasohora album bita ubushobozi, album yakunzwe cyane, album yabanje kuba yasohora kuri platform yiwe cyangwa se website yiwe yise, ntabwo ndi kwibuka izina ryayo neza, ntabwo rikunzamo neza ko niryibuka ndaza kubabwira. Ubwo nyuma hashize igihe aza kuba safata music ziwe yari yarashyize kuri website yiwe, ahita azizana azishyira kuri YouTube channel yiwe. Urabona ko nyine zagiye zinarebwa kabisa, nureba urabona ko hari views 10,000, 25,000, 34,000, 52,000 nk'ira ndirimbo bita inshuti magara yafatanyije na Israel Mbonyi. Mbese kandi urabona nyine ni album ye ntabwo navuga ko yarebwe n'abantu bake, nyine yagiye ikundwa mu buryo bitandukanye, kandi bivuga ko King James yafashe umwanzuro wo kwayishyira kuri YouTube, amaze kwakinzamo miliyoni zigera kuri 60 azikuye kuri website yiwe. King James kandi nyuma yo gusohora indirimbo uyu mutima yakiriwe neza mu matwi y'abanyarwanda, kuri ubu akaba yagiye kuba yadusohora indirimbo bita turacyari babandi. Nta kindi rero nababwira, reka nkomeze mbifurize gukomeza kugubwa neza muri hose, kandi mbasabe gukomeza gukurikirana YouTube channel yacu, kandi dukomeze dushyigikira umuziki nyarwanda twese hamwe muri rusange. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu, dukomeze tujyana 5 kuri 5. Ciao ciao.